tugiye kureba uburyo ushyira porogaramu yawe ya Java muri mashini. Ikintu cya mbere ubanza kureba ni ukureba niba Java idasanzwe iri muri mashini yawe. Ukanda Windows ugakanda na L kugira ngo haze iyi run, ukandikamo cmd, ukakanda enter, ukandikamo javac cyangwa se java c ni java compiler, ukakanda enter. Iyo ano makomande atahise yizana umenya ko mashini yawe itarimo Java, ukajya kuyidownloadinga muri Google, wandikamo Java JDK, ukajya kuri ino link ya mbere ya Oracle, ukamanuka ahantu hari Windows ugahitamo iyi ngiyi installer, ukayidownloadinga, ukanda kuri download, ugategereza reka ntegereze ibanze yuzure. Iyo imaze kuzura uhita uyifungura ukayiraninga. Ngiye kubera ko nsanzwe nyifitemo ntabwo ndi buyishyiremo, ndakanda kuri no, ariko mwebwe muyiraninge murangize. Ikindi uhita ushyiramo ni ugusetinga path ni ahantu washyizemo porogaramu yawe ya Java. Reka nze mbereke path yanjye ya Java aho iri. Ujya kuri C drive yawe, ukajya muri program files, ukamanuka ujya kuri Java, ugahitamo JDK, ugahitamo ino bin, ubundi ugahita ukanda hano hejuru ugakopiya. None iyo umaze gukopiya ino path iri hejuru, ni ikintu ukurikizaho ni ukujya muri Windows yawe hano, ukashaka ikintu cyitwa view, ugahitamo view advanced system settings, ugahitamo environment variables, ukajya hano ukakanda kuri new, ukandika java underscore, ugashyiramo home. Hano hasi ugapestinga path wajyanye, ubundi ugakanda OK. Njye ntabwo nshaka gukanda OK kubera ko nsanzwe mfitemo path, niyo mpamvu mwabonaga mashini yanjye iraninga Java. Ubundi ugakanda OK, warangiza ukaristatinga imashini. Wamara kuristatinga imashini ukashyiramo komande muri cmd ureba ko byagenze neza uko bigenza. Ukanda Windows na L, ukandika cmd, ukanda enter, ukandikamo ya komande yitwa javac. Iyo ubonye izi kode zizanye bishatse kuvuga ko Java yagiyemo neza. Nuko rero bashyiramo porogaramu ya Java. Nyuma yaho turaza kureba uburyo ushyiramo ahantu wandika kode za Java cyangwa se Java Development Kit, n'amaporogaramu araninga Java. Murakoze.